Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza cyane. Ndagushimiye wowe wakanze subscribe kandi ngusaba kugira ngo wowe utarayikanda ukandeho kugira ngo tujye dukomeza tubane muri iyi gahunda y'impamo 250 umwanya w'amakuru abagenda avugwa hirya no hino. Nge nitwa Faustin, nge tugiye kubana muri uyu mwanya. Ngwaye ikaze cyane wowe uri muri Afrika, ngwaye ikaze cyane uri Europe, ngwaye ikaze wowe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngwaye ikaze wowe uri muri Canada, ngwaye ikaze wowe uri muri Australia, abari ibuhinde ndetse n'ahandi muri Aziya. Mbahaye ikaze cyane kandi nabashimira ko mudahwema kutwereka ko ibyo dukora mu bikurikirana kandi mu bikunze. Ikaze muri aka kanya k'impamo 250 amakuru agiye atandukanye. Aya makuru nifuje ko nyahera muyavugwa hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru reka tuyahere hariya mu Minembwe, ni kukiziba, ku kibuga cy'indege cya Kiziba. Nkuko murimo mureba ino foto, hakaba habyukiye amakuru avuga yuko indege yarashe kuri icyo kibuga cy'indege cya Kiziba, ni hariya mu Minembwe. Na makuru aje yemeza nyine ko koko iki gitero cyabayeho hariya ku kibuga cy'indege cya Kiziba, ni nyuma yuko hari hasakaye ubutumwa kuri WhatsApp buburira abantu baturiye hariya nyine ku kibuga cy'indege cya Kiziba ni mu Minembwe. Abantu bari begereye muri tura duce ko bakwiye kwigira hirya, bakaba bahunze kubera ko hari indege zari zirimo ziri mu nzira zije kugaba igitero hariya ku kibuga cy'indege cya Minembwe kiri ku Kiziba. Ariko amakuru yibanze dufite akaba arimo atubwira yuko izi ndege zishobora kuba zafasha ubusa, nubwo tutahita tubyemeza 100%. Turacyakomeza gukurikirana amakuru y'ukuri kuri iyi nkuru, ariko igihari cyo kandi cyemejwe nuko iki gitero mu by'ukuri cyabayeho nkuko nari maze kubibereka kuri iyi foto. Mu by'ukuri aha ni ku kibuga cy'indege cya Kiziba, ubona ko ni igisasu cyarekuwe ariko kigafata ubusa kikangiza gusa ikibuga cy'indege cyahariye nyine ku Kiziba. Hari n'akavideo gatoya kerekana ko n'ubundi yafashe ubutaka bwonyine. Amakuru akaba avuga yuko nta muntu waruri hariya, muri make ukaba dushobora kwizera ko ntawagiriye ikibazo muri iki gitero. Ariko turacyakomeza kubikurikirana neza, ubwo amakuru ya nyayo turaza kuyabagezaho uko turi buze kuguma tuyabona tuyakira. Rero reka dukomeze n'aya makuru yacu. Hari ubutumwa nifuza ko mbanza kubagezaho kugira ngo mubukurikire, hanyuma tuze gukomeza na impamo 250 mu makuru. Ngendi Faustin, tukomezanye muri aya makuru kuri ubu butumwa. Ariko rero niba abahakana amateka ibyabaye bitabatera isoni, jewe wowe twagirira iki ubwoba bwo guhangana nabo? Uwo ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, hari mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ubwo ni ubutumwa yararimo agenera Abanyarwanda muri rusange, yaba bari mu gihugu ndetse no hanze yacyo, bwo kugira ngo bakomeze bafatanyirize hamwe kurwanya abapfobya ndetse n'abahakana Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hanyuma rero ni ubutumwa nifuje ko dutangiriraho kugira ngo nawe ubwumve, we Munyamulenge uri hirya no hino ku isi. Niba dufite uyu munsi wa none abantu baza bagahakana ko Abanyamulenge barimo bicwa, barimo bakorerwa Jenoside ari muri Kongo, bakaza bagashimagiza leta ya Kongo ko nta kibazo ntacyo ibatwaye, ese wowe wagizweho ingaruka n'ubu bwicanyi? Ese wowe wabaye impunzi kubera ubu bwicanyi bukorerwa Abanyamulenge hariya muri Kongo?
mpamvu ki wagira ubwoba cyangwa se watinya guhaguruka kugira ngo nawe wumvikanishe ijwi ryawe uhangane n'izi nkozi z'ibibi zifuje kwitandukanya n'ubwoko bw'Abanyamulenge. Kubw'izo mpamvu hari ubutumwa nanone nifuza ko tubanza gukurikira ndetse kugira ngo twumve ese niki kiri muri ubu butumwa nabwo nabateguriye kugira ngo tuze kugera no ku yandi makuru. N'ubutumwa bwana Welcome Kamasa, umuvugizi ndetse murambabarira umuyobozi cyangwa se umuhuzabikorwa wa MRDP twirwaneho. Ni ubutumwa bumeze gutya. Ndantangara n'abantu batinda kubitwa nimbara akagara kugira ngo wenda sinakagara kuko numva ko iyo ukurikiranye amateka y'abakera bavuga ko akagara ngo ari inzu y'abagabo bicaragamo aho bari yabo ni bamwanga mwabo. Rero baranzwe tugira umwanya wo kuvugana nabo kuko n'abazabirwa baza nibyo bavuze bakabishyira no ku mbuga rusange twe tubona ari ukubaheza imbaraga. Rero icyo twababwira nuko twebwe ntabwo badufite nta nubwo ducitse intege, ahubwo icyo tubasaba nuko basubiza ibitekerezo ku gihe, nubwo baba barakoze amakosa cyangwa baravuze byinshi bidakwiye, ariko igihe cyose iyo umuntu atekereje ko yayobye akagaruka nta rubanza ahari kera ni kare. Iyo ni rekomandasiyo twabaheza. Naho ibyo birirwa bavuga basakuza ayo ni amastrateji yabo kandi tuzi ko bakoreshwa n'umwanzi. Turabizi barabigerageje kera bashaka kuducamo twebwe ubwacu nka twirwaneho. Bakavuga ko twashwanye, bakavuga ko twadufungishanya, bakavuga ko twicanye twenyine muri twe, ariko izo zose ni imbinu zabo zo kugira ngo badusenye. Ariko ntacyo bazageraho. Icyo tubasaba nuko bakwirekebisha bagasubira ku murongo w'ubwoko kugira ngo nabo bakorane n'abandi uko barakenewe, nta mbaraga dushaka gutakaza. Icyo nicyo twababwira. Uwo ni Kamasa Welcome, umuhuzabikorwa wa twirwaneho MRDP, umutwe washyizweho kugira ngo ugerageze kurwanira ndetse no kurengera abo mu bwoko bw'Abanyamulenge hariya mu misozi miremire ya Haut Plateau cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bamerewe nabi cyangwa se bicwa buri munsi ndetse bakangirizwa ibyabo, ibindi bikanyagwa, ndavuga nk'amatungo yabo hariya muri Minembwe ndetse n'ibindi bice bagiye baturanye nabyo. Rero uyu muyobozi cyangwa se uyu muhuzabikorwa wa twirwaneho akaba yararimo avuga hejuru y'abiyise akagara, aho bafashe umurongo kugira ngo bitandukanye n'ubwoko bw'Abanyamulenge kubw'inyungu zabo ndetse no kubw'inda zabo bashyize imbere, bagahitamo kugira ngo bafate umurongo wo gushyigikira leta ya Kongo mu bwicanyi igenda ikorera abo mu bwoko bw'Abanyamulenge n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya, babaziza ubusa, babaziza uko baremwe, babaziza uko basa batihaye, ndetse babaziza n'ururimi bwabo batahisemo. Rero uyu muyobozi uko yabitangaje nuko mu by'ukuri akagara ko kagakwiye gutekereza kakava ibuzimu kakagaruka ibuntu kugira ngo bafatanyirize hamwe mu kurwanira ubwoko bwabo ndetse no kuharanira uko bagarura amahoro iwabo, bagatuza, bagatura batekanye bari mu mahoro. Andi makuru nabateguriye ni inkuru imaze iminsi ariko wenda bamwe bashobora kuba bataramenye. Ni inkuru ngiye kubagezaho nk'uko mubireba kuri ekara zanyu. Ni amakuru aturuka mu Bwongereza. Habaye mu minsi ishize umuryango w'Abanyamulenge baba mu Bwongereza uza kugirana umuhuro cyangwa se kuganira n'umwe mu bashinga amateka cyangwa se umwe mu bagize inteko ishinga amategeko uhagarariye agace ka Salford ni hariya mu Bwongereza. Baza kumugezaho byinshi birimo n'ibingibi n'ubundi twagiye tugarukaho by'ubwicanyi bugenda bukorerwa abo mu bwoko bw'Abanyamulenge hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muyobozi bamugejejeho byinshi bitandukanye, hanyuma nawe yaje gufata umwanya arabisesengura abyigaho, aza kwandika ino nyandiko. Ni inyandiko yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse unashinzwe imirimo ya Commonwealth hariya mu Bwongereza, aho yamwandikiye ino baruwa cyangwa se ino letre. Nshaka kugira ngo nze kubagezaho bimwe mu byo yandikiye uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga
ndetse unashinzwe imirimo ya Commonwealth hariya mu Bwongereza. Yatangiye agira ati mu minsi ishize nahuye na bamwe mu bagize community y'Abanyamulenge hano mu Bwongereza, harimo ndetse n'abatuye mu gace mpagarariye, aho bangejejeho ikibazo cy'ubwicanyi bukorerwa abo mu bwoko bw'Abanyamulenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeza agira ati mu mwaka wa 2004 ubwo umwuka mubi wo gutsemba Abanyamulenge wakomezaga gututumba mu karere k'ibiyaga bigari, impunzi zisaga 160 z'Abanyamulenge zabaga mu nkambi ya Gatumba mu Burundi, ziganjemo abana n'abagore, zishwe zitwitswe mu bugome ndengakamere, ndetse abandi 160 barakomereka bikabije, mu gihe abandi 8 baburiwe irengero kugeza n'uyu munsi. Akomeza agira ati inyeshyamba z'abahutu b'i Burundi zikaba zarigambye kugaba iki gitero kuri iyi nkambi, mu gihe bikekwa ko hari indi mitwe yitwaje intwaro ikomoka mu Rwanda no muri Kongo nayo yagize uruhare muri ubu bwicanyi. Yakomeje agira ati nubwo umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango mpuzamahanga wamaganye iki gitero, kugeza uyu munsi izi nzirakarengane ntizirahabwa ubutabera. Uyu mudepite yakomeje agira ati baka cyangwa se umuryango w'Abanyamulenge baba mu Bwongereza bangaragarije yuko ubu bwicanyi bwari buturutse cyane ku migambi n'ubundi yari isanzwe iriho yo gutegura jenoside yo gutsemba ubwoko bw'Abanyamulenge, ariko bikaba bitaravugwaga cyangwa se bitaravugwaga cyangwa bikanirengagizwa nkana mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Uyu mudepite kandi yagize ati ibihumbi by'Abanyamulenge barishwe biturutse ku mvugo z'urwango ndetse no kugoreka ukuri. Ati Abanyamulenge bahunze igihugu cyabo bitewe no gushimutwa ndetse no kunyagwa amatungo yabo, bikorwa n'imitwe y'inyeshyamba harimo na FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Ati kugeza uyu munsi harimo haracurwa imigambi yo kumaraho ubu bwoko bw'Abanyamulenge muri Kongo. Akomeza agira ati nyuma y'uruzinduko intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye yagiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2002, yatanze impuruza yuko bikurikiranye n'ibyo yasanze mu karere k'ibiyaga bigari hari ibimenyetso by'uko hashobora kuzaturuka ikintu gishobora kuzavamo jenoside yo kurimbura Abanyamulenge muri Kongo. Uyu mudepite yakomeje avuga ati namenyeshejwe yuko abagerageje kuvugira no kwamagana ubu bwicanyi bukorerwa Abanyamulenge muri Kongo bafatwa bagafungwa n'inzego z'umutekano aho muri Kongo, kandi nta byaha bashinjwa kandi ntihagire n'ubusobanuro butangwa. Ati kubw'ibyo rero mbandikiye mbasaba ko mugomba gufata ingamba zo gushyigikira community y'Abanyamulenge baba mu Bwongereza ku busabe basaba leta yacu, aribwo icyambere guhabwa ubutabera ku nzirakarengane ziciwe mu nkambi ya Gatumba mu Burundi, kugira ngo abakoze ubu bwicanyi bazagezwe imbere y'amategeko cyangwa se imbere y'ubutabera. Icya kabiri kugira uruhare mu gusaba ko ubwicanyi bukorerwa Abanyamulenge bugomba guhagarara binyuze mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ndetse no kuganira na leta ya Kongo. Icya gatatu kugirana ibiganiro byimbitse na leta ya Kongo kugira ngo harebwe uko harandurwa impamvu muzi zitera ubu bwicanyi, akaba ari byo bizatanga amahoro arambye. Gutanga umusada ku baturage b'Abanyamulenge bakuwe mu byabo, bagahabwa aho kuba, bagahabwa ibijyanye n'ubuvuzi ndetse n'ibyo kurya. Icyanyuma gutangira iperereza ku ifatwa n'ifungwa ry'abamagana ubwicanyi bukorerwa Abanyamulenge ndetse no gushyigikira community y'Abanyamulenge ba hano mu bikorwa byo gufasha abafungiwe hirya no hino muri gereza zo muri Kongo. Yasoje ashimira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ko azita ku busabe bwiwe ndetse amwizeza ko bazakomeza gufatanya muri byinshi
birimo no kurengera barenganywa, harimo n'Abanyamulenge bicwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cyangwa se ni inyandiko yashyizweho umukono n'uwitwa Rebecca Longbelly, umudepite mu nteko ishinga amategeko hariya mu Bwongereza, uhagarariye agace ka Salford hariya mu Bwongereza, aho nyine nababwiye ko mu minsi ishize yahuye n'Abanyamulenge cyangwa se n'abagize ubuyobozi bwa community y'Abanyamulenge hariya mu Bwongereza, baza kumugezaho ibibazo by'akarengane Abanyamulenge bakomeje gukorerwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bicwa umunsi ku wundi bazira uko baremwe, bazira uko basa. Hanyuma andi makuru nshobora kubagezaho ariko navuga ko ataremezwa n'inzego zibifite mu nshingano, na yuko mubizi neza ko umutwe wa twirwaneho mu minsi ishize bitangajwe n'umuyobozi wabo mukuru Generale de Brigade Sematama, yatangaje yuko wiyunze cyangwa se wihuje n'umutwe wa AFC M23. Hakaba hari amakuru n'ubundi arimo avuga yuko ingabo zimwe mu ngabo za M23 zishobora kuba zamaze kugera mu misozi miremire ya za Minembwe, aho zihuje n'ingabo za twirwaneho kugira ngo bakomeze bahashye cyangwa se barwanye umwanzi wabateye wo kugira ngo amareho ubwoko bw'Abanyamulenge hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo niyo naba mbagejejeho, ubwo turacyakomeza kubakurikiranira iyi nkuru niba iri buze kuba ukuri cyangwa se iri buze kuba ikinyoma, ariko uko byagenda kose intego ni ukwirwanaho, intego ni twirwaneho, ni AFC M23 twirwaneho. Ubwo ngubwo dukomeze tubifurize akazi keza aho baherereye, bakomeze gukora kano kazi kinyamwuga. Rero reka mbashimire cyane mwebwe mwakurikiranye ano makuru nari nabateguriye. Ubwo indi gahunda y'amakuru yacu ni mu masaha ari imbere, ubwo dukomeze tubane mu bindi biganiro, kandi tubashimira cyane. Wowe utarakanda kuri subscribe, ni umwanya mwiza wo kugira ngo ukande kuri subscribe, hanyuma dukomeze tubane, dukomeze tubagezeho ibintu byinshi. Nari Faustin, iyi ni Impamo 250, uyu ni umwanya w'amakuru tuba twabateguriye kugira ngo tuyabagezeho. Turabakunda cyane, Imana ibahire, Imana ibafashe aho muherereye hose, ibyanyu Imana ikomeze kubijyamo neza. Hanyuma twihanganisha Abanyamulenge muri rusange, twihanganisha abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, haba abo muri Nord Kivu, mwese mwihangane mukomere, umunsi n'umwe tuzabona amahoro uko byagenda kose. Hanyuma duhaguruke twese n'iyonka kugira ngo twamagane buno bwicanyi bwateguwe kugira ngo bamareho ubwoko cyangwa se abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamo 250, ibiganiro byacu nakagaruka. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.